kano kantu nagaherukaga umunsi ndwara bazaniye ngibi binini none hari ibindi binini byabyo bibaho bingana gutya icy'umukara n'ikindi kimeze gutya umukunzi wanjye n'icyo ari yanzaniye umukunzi wanjye tuzakora ubukwe witwa Nyamba umukunzi se mfite umukunzi witwa Nyamba tuzakora ubukwe umusirimu nawe wabona inaha i Kigali w'inzobe mwiza cyane rero niwe ndwara yanzaniye ibifanta binini yanzanira n'ibindi bintu nanakoze n'isabukuru anzanira ibintu by'ibigati none se ngaho mbwira bizima gusa sorry alo imodoka yawe itandukanye n'izindi modoka nicaye mu cyo najemo cyaje ari turimo baturi benshi turi nka 50 none ngiye ndi kuri telefone kira bimeze bite yawe yo icamano bangahe uri kunshaka none se aho narindi kombaye nk'ubuzi ho gatoya maze mwe fata nayo ndiriye nyuma riryo haryonyene ngurashaka cyane byihutirwa se icyo kintu nshakira gituma utakwihangana nikitugana icyo kweri arabyaye okay narindi hano nko kuri Mereze ariko ntushobora kwihangana byo ni minota 30 cyangwa isaha imwe okay okay mon fils okay sawa sawa okay mbere ko nagiye no mu kazi nagiye nkinjira gutyo gusa ariko buriya barambye ngo nabyibona i Kigali umva nk'umwanya wanjye uba ugomba kuwishyura nkareba ko turi kugendana neza amafaranga urazi namakize aya amafaranga niyo bita amadolari yes ubona iyo niyo note nkuru ibaho muri Amerika ngaho nyenyera 5 bikuru by'iwacu 5 ako uza amafaranga ayavunje mu Nyarwanda avunze hejuru y'ibihumbi 100 ma 5 arahagije ahubwo ntago mbizi byayo menyera 5 nigendere sikuri fake neza fake gute se ubu hisemo 5 ugushaka kumeza ibifaranga bidakora ayangaya niyo mashyashya ayangaya ari hinonzo niyo najyanye kuri boutique ngabona bamaye imikino ayo se najyana kuri boutique bakabamo ikintu ubu tujyana kuri boutique kwa boutique hano ruguru bamamo ikintu cyane ntacyo bam cyane rwose urakoze kunyihera 5 byacu okay sawa sawa ubwo turi kumwe nyuma y'iminsi 2 ndaguhamagara sibyo yego imana iguhe umugisha kandi sawa uzajya uhaha urugi inkingiraho urugi